oya ari ibintu uri kumva ngomba kukwemeza kandi ukabyemera. Urabona muhire Kevin uri kumva Rayon Sport uriya mu mafaranga imwishyura ndakubwiza ukuri ayo mafaranga garuka. Ntabwo mbizi pe. Kandi Sandrine usigaye ufite amanyanga ntaza wayakuye. Nese ntabwo yaraye muri uru rugo. Nese ndi kubaza yaharaye. Yego na anga hari umwanya gukina uhari. Uba mu gikari hari inyuma nabimenya. None ugiye kungira umubeshyi. Oya. Mwana wanjye. Ko murumuna wawe yaraye hanze ntubinke. Ntabwo nabimenye ngiye rwose uko ntabyo nari niryamiye sinzi igihe yagendeye. Ngenda kwizera mwana wanjye umbwiza uko. None niba utamenye yagendeye ndi wo mukingura yagenda. Ako wabibaza Sandrine. Ushobora kuba ari we wamukinguriye. Sandrine. Ngwino hano mubaze. Mwana ko sabiye kumenya. Nabitatse. Osa nicara hariya tuganire. Niko Sandrine ndo kimwe seti ya nijoro. Ntabwo ari njye ntabwo mbizi. Ko ni wamukinguriye. Ntabwo ari wowe. None sanga ndushinzwe nje nta mukingurire na mama nta mukingurire. Ndi ni ntabwo ari njye rwose. none se ahanga tubana gipangu turi bana. None se umwana wanjye ntiyambeshye ndamwizera. None se ninjye wamukingwe ndabyibagirwa. Tubizi ukuri niwe wamukinguriye. Kandi narakoroheye. Naragerageje ngufate nk'umwana mu rugo ariko utangiye kumbera ikirara. Usigaye urenze n'abana banjye gipangu wangize ukawukigira marayika. Ntabwo mbizi pe. Kandi Sandrine usigaye ufite amanyanga ntaza wayakuye. Nese ntabwo yaraye muri uru rugo. Nese ndi kubaza yaharaye. Ko na anga hari umwanya gukina uhari. Uba mu gikari hari inyuma nabimenya. None ugiye kungira umubeshyi. Oya. Ntabwo wamukinguriye. Ntabwo namukinguriye. Mwana wifunika. Urakomeza kumbeshya. Ngiye mfitano bancungira hanze y'igipangu. Urataha kaute nta nigeze nguhaye. Ariko mama wahise tukanahamagara Cynthia akatwibwirira ukuri. Ura mwana se kandi mufunga mutwe kumaze ko. Yamuhamagare twumva. Cynthia tuzuguragira sungurwa ko abatari no kunyumva. Cynthia Karame gifunga mutwe. Kumamu magara mwana. Mamona umuntu atingani. Umwana hano se mwakoze inama bimeze bite? Akose mwana wanjye koko iyo myitwarire yawe. Ariko mwako wa Mary wajumba bari. Myitwarire yanjye so ni myitwarire yanjye imeze bite? Ese nijoro waraye he? Ntabwo ubona uko umeze. Urabona ameze neza? Nasi waraye. Akasakona. Ariko wagiye wakubana mama wawe. Naraye muhana. Inama zose nakugiriye byose wabiciye amazi. Akose ubundi wowe bite byawe. Niwe ndi kufana nawe cyane ndimo ndavugana nawe. Ngane mu Ujye umenya ko abantu bakuru. ngaho mubaye. Wese waba bashye ko amubwire. Iyo umuntu azaka akatwinjirira ko niko twinjira. Wamubashye hehe wagiye utanamusabwiye ngo namubwira aho ugiye. Ndimo ndavugana n'uyu ntabwo niwe ndimo ndavugana. Ngaho vuga. Okay ngaho katuvugane rero. Amagambo make ariko. None se nijoro waraye he? Cyereko narayana. Naje mu cyumba cyawe ndakubura. Oya ubwo waje nagiye kuri wese. Wagiye muri toilette amasaha arindwi yose. Subize ko twari ibiryo mu nda rwose wumve. Ariko mandatandukanye n'abandi. Ariko se ubusina kwibyariye sinkuzi. Ninjye uri kuvugisha cyangwa n'uyu ngore. Niwe ndi kuvugisha. Mbese ubaye mara twivangira mu kiganiro mu biki. Sandrine mba mubwire mbwiza ukuri. Uramukumbeshye uhambye mu byawe nsohokera mu rugo. Sandrine reba hano undebe mbwiza ukuri. Nijoro byagenze bite? Cynthia nyine ninjye wamukinguriye. Sinabivuze. Si wari wanze kubyemera. Bagukingura ugiye kuri toilette hanze y'igipangu. Sandrine turakoze isubire mu kazi kawe. Ngo wari wagiye kuri toilette. Toilette se iba hanze y'igipangu. Hanze. Ako wa mwana ucenguje umutima. Ubuse niki ntaguhaye kuko. Niki ntagukoreye. Ubu koko nzahamagaza inama y'umuryango ku mwana nkawe. Wakwisubiyeho koko ukitonda. Ubu koko nzaguhamagariza umuryango koko mwana wanjye. Wakwitonze ukamera nka mukuru wawe.
ukajya Yesu we uyu munsi yari uwanyuma pe nari gusubira ku isuka mu cyaro use ko kuramo mwana ntaranyirukanisha koko mu nzira nziza bigutwaye akundaba ko nusigaye ubeshya wagiye takuko ureba ute koko mwana wanjye se wambabariye mama nakubabariye ni iki mbona naraguhaye ibyo nsaba byose ndabiguhereza umwana urozajya mu kabari ungana gutyo rwose uzajya imyaka 30 ungana gute bimeze bite mwana wanjye rero ntako ntagize nka mama wawe nakoze ibishoboka byose ndakurera ngo ibishoboka byose ariko uranze urananiye ubwo rero ngiye guhamagarira ba anko wawe wenda bazagira ko bashyiraho nese ubwo urumva uwo ngo ari ngombwa ntako ntagize mwana wanjye ese koko ntaranyirukanisha se njye mureka agende nceceke ubu njye mwihorera agende ntabibwira amabuja koko ariko arankora aha ariko mane reka nkubaze ndabwiye mama mubwira iki mane ubwo se wowe jewe reka ndarengana ntabyo namubwiye mane uba wandaburije wumva nagiye nzi koko nta muntu umubizi warize ukandaburiza njye se nabivuze nta kuntu ataba ari wowe ntabwo ari njyewe akareka Nese kwa nkozera ejo bundi nakubwira ati twimanukire twicomokere tugende twitemo hari abantu bagomba kudutamuna hanyije ndebera uba wigize idage mwana wumva ko ari njyewe wagutanze wabivuze ko wagiye mwana ubwo n'ubudage reka wimbeshyira rwose ubwo si byo nibyo byatuma wemeza ko none se ubu nabivuze njyewe ninde nyine wabimubwiye ntigeze mbona njyewe mwana nagiye saa sita none urumva nimba atari njyewe wabivuze nta wundi kandi saa sita ndabizi neza aba yaryana ubwo ni njye nyine hano wabimubwira erega ukunze kuba uri kuvugana na mama ntabwo nakwishinga mama ahaha nyine hari ubakoze ubudage mwana ntabwo ari njye wabivuze ariko basi igihe uze tujyane twitemo ariko reka ko ndaburiza mwana twitamo se ujye ugenda wenyine njye ntabyo mba nshaka sawa nyine ugomba nkubonye mwana byo kuza uvuga ngo ni njye wabivuze ni njye uba hano njyenyine ku buryo ari njye wajya kubwira reka mbikubwire neza sibyo impamvu ugiye mpamye yuko ari we wabikoze sibyo ngambwira iyo mpamvu uriya mudada nyine Sando umva ngewe nagiye kugenda muhaye inoti y'ibihumbi 3 azi kurabura none se buri tera barabura mwana urabizi baba bafite ubukene ese nyine ko yamuhaye ntabwo ari we ubyivugiye ntabwo wari uri hano none se mbere yuko mumuhamagara ninde wabimubwiye si wowe mwari muri kumwe njyewe mbivuga ako noneho nawe uranziye ntabwo wumvise Sandrine nawe ubyivugira utuma umuntu uriya nk'ubu ngo agiye ngo kubibwira ngo abo mu miryango ngo baze ngo bankorere inama ariko nawe baba ubu se mba nakabije nte Sandrine karame reka ibyo se nk'uko tuntu nkoreramo hano mane nawe rwose beraye no sisa oya ariko wimbeshyera nimba wumva ko ari njye ugiye wabivuze kujya utuma ngenda nkanywa nikandagira ati utikandagira se ubundi ibintu burimo utatubwiye ubu sura ryawe uzasohoke hanze bakugonge ntitumenye naho wari ugiye oya reka nkubwire ikiza ntiwari uzi ko nagiye nari mbizi none se undi muntu urabizi turararana sibyo iyo ngiye nyine n'ubundi ibyo byose urabyumva nese kuki ugenda ukandaburiza kwa ahubwo ninde wakubwiye ko ari njye wabivuze aho ubundi kuki utari kumva ko atari njye wabivuze mwana koko aha rero nkubwire njyewe ntukaze unshinze ibintu sibyo kandi atari nanjye wabikoze sawa nyine mba nkubonye rwose umbabarire ahantu bigira amadage ni ukuri kw'Imana nk'uko nandaburije Sandrine ndabona rwose ibyombo bijyanye none se utambwiye neza byagenze bite wi asha waryohe wa muntu ahageze
abyoreye mani uzi ibintu yankoreye sisters wakubwira nyine yagiye neza abantu ariko nyine nta birenze mani nzajya nza twinywera oya ntunkure muri kurumani mubizi wapi mani ntabwo mbikunda biriya bintu oya kiba gifata mani kandi njyewe mubizi se mani sha nuko nyine yandaburije tu mani uretse mbanze ndebe umuntu uri gukomanga ndakuvugisha mu kanya abana baba bahamagaye amasaha Mike biteze cyane fresh man cyakoze karibu mani mu rugo mva nanjye kumva nshaka izo nkuru neza ra ngambwira ukuntu byagenze rero bwira nyine uriya mukobwa ukuntu byaraye bigenda sha nyine sure bigiye mwarangije nyine kujya mukahita mujya kuryama nyine yabacunze mwasinziriye araza arandeba ndagenda ndamukingurira ariko mva nkubwire mu kugaruka suwe yaje yasinze yabuze ariko kumwe n'ibindi bitipe bibiri nibyo byaje bimutwaye yamvunye kugira ngo mugeze mu cyumba cye maze kuki twakubazaga ukavuga ngo ntago ari wowe nyine reba murumuna wawe ukuntu ameze umva nagize ubwoba numva yuko yamena ijisho umwana gusa wagiye umbwira koko ukambwira akaruka ubu nyine nabibonye nanjye nzagenda kubwirira ku gihe pe kahibaze nk'ibyo bihungu byamuzanye sinzi imana yanjye niba nta yaje yabaye ibyatsi ahubwo ntabwo nari nzi ko ari bubyuke uriya mukobwa arakomeye koko mwana byari birebire tu kubera ibisitori byawe nkanatera nari yagiye gufunga nese Mike we waje ryarira nta cyumweru cyashize hamwe tu umvaga mama kwivugishwa ngo Mike none nyine ayo makuru yarayo amasomo byagendaga gake ako narumvise ngo usigaye bikoma byataye nyine ni kwa kundi nyine turi gake ariko mani ubundi mukoresha ireba gahunda kera baratubwiraga ati buriya bure nyine nyine no kwicara ukiga ewana gake njya wikorera tide ibyo ngibyo sinabibasha gushyira akabuno hamwe kabisa ndabona bunije kandi yaba akantu nifubike hari imbope mbanye nane reka senti mwese wadusuye nibwo nari mbonye umwanya avuga ateka nze mbasure abaturage bose yaciyemo igihe senti wakizaho dose ko mbona bwije yewe mama araho se araho nta kibazo nawe twarabanye ntabwo ntuba kumusura ntaheruka hano yari amaze igihe arwaye ariko nyine yarakize tuba twisubiye tugikwiye kwisubiraho pe nakubwiraho ukuntu numva ngo yarabimenaguye yari kunyemeraho uracyari umuhanga nka mbere ndagerageza umwana umuhanga pe mama wawe yari umuhanga twariganye natwe turi abahanga ingozi mama wawe yigeze kujya bimbwiraho uriya yari azi imibare niwe wasobanuraga ishuri ryose bari nabo twamenyaniye mama wawe yari azi imibare uriya yansobanuraga imibare ariko nanjye nkamurusha shimi nanjye namusobanuraga shimi akoma ubwo nutubeshye kweli yabaga uwa mbere nkaba uwa kabiri goko narese ikindi gihe nkaba uwa mbere nawe akaba uwa kabiri nuko twari tumeze twabaye inshuti kuva kera mama wawe rwose yakwibyayeho ako mama natwe mwana ceceka ndakuzi asa wagera ku muntu akivugira aragerageza
yewe ahubwo utsindwa bamwirukana senti yawe yaratashye bagenda amaje gusibira uri murane uramuneza nzi ko kera kiga muri primaire yari umuhangara yari umuhanga ariko barega twari uko agenda akura agenda ahinduka shabyimurere navuye nyine ariko byari bigoranye nyine ndirirwa mu rugo uyu munsi ushatse nyine wamberaho mfite n'amakuru menshi ndi bugura ahubwo wowe uzi kazi sawa ntari burambwira mfite umuntu twiganye ni inshuti yanjye byahatari twiganye high school urumva ahita ataha gari burare hari ikibazo cyari kibirimo se ese mfite ikibazo umuklasimenti wawe se si umunabi noneho wabyukanye urabona ari umunabi mfite murambwira nabi uziko yango hari ikintu turi gupfa kuba nemeye ko ari burare n'umunabi murambwira ni umunabi kazi ariko ibyo reka tubyorebera kureba ufite uko waramutse ahubwo hari amafaranga nyine mama yari yampaye yewe nawe ko mwitegura nyine ngiye kuba ndeba utuntu nawe mwitegure sawa turasubira kwisi ugaruka bigenza utema amazi kucyaka cyinshi amazi kanyakuzanye kari gutindara amazi akonje niyo nashakaga bankoreye mwana wanjye Cynthia se kadakoma yagiye he Cynthia nabonye ajya mu gikari sinzi byagiyemo kandi murebe akira fone yawe ntayitije kandi Cynthia ni murebe Cynthia kuri kumpamagara cyane bimeze biti ndi kwitegura ubu nashyushye ubyumve ubu ngubu nanze ko na Sando yirirwa ajya mu gikoni ubu ndimo ndabyikorera kugira ngo ibintu byose bize kuba bimeze neza ibintu bisa neza biryoshye nkuko nakwigishije byihorere ni ibintu ndimo nditondera ubu ngubu ugomba kubikora neza batabyoseka oya ntabwo yanseka cyangwa nze ngufashe ibintu ndabyikorera mbabarira bidapfa kuko ukuntu bumeze ntiwabyumva ndakuzi cyakoze reka nkubwire sinshaka ko hari ikintu n'iki na kimwe azanshinza ahubwo udatuma nshiriza naje kamindura imyenda kuko nta n'akazi yagiye he Sandrine tutamutumye kujya hari ibintu uri kumva ngomba kukwemeza kandi ukabyemera urabona muhire Kevin uri kumva Rayon Sport uriya mu mafaranga imwishyura ndakubwiza ukuri ayo mafaranga agaruka uri kumva nese wamwango muri APR abantu barimo batanga umusaruro nabaye ariko no kubera byere tuba twamweye kubera kugira ngo nyine sinema nkubwira reka nkubwire urumva Rayon Sport tudakanza akanyenyeri ngo twigure umwana wacu sha ndakubwiye ngo na wagidoni mwamugura ubwo ngiye kuvuga ngo no kuba tugira gutya
Nakanye. Nese utanguye byeri ngo mubone igishoro cyo kugura abakinyi mwabikora. Ntago mba mbyumva reba ejo bundi igihe bikina uri kumva si bya hari yatsinze muri byo Ya byaranganyije da. Uzeke kumubwira urumva. Reba twe tuba dufite abakinyi benshi baba bicaye reba nkanoza nka Tuguma. Reba nka bakwitonda. Bakaruzi ko ari igitego yagitsinda. Muri sirifase aperi si ufana. Umeze uteze? Ugeze he? Nibaze kweri ukuntu nari nakwiteguye. Nta kundi nyine ariko pe wumve ngo urampemukiye. Okay, nta kundi. Nta kibazo narebi ubwo reka ndebe uko ndi kuntu mbigenza. Sawa. Ubundi iriya kipe ushaka wanayifa. ahubwo reka mubwire. Gende wewe. Reba ejo bundi amafaranga yibetingiye. Si wahiye. Si wari wizeye ko ubutsinde. Ubundi byari biki Yaragutengushye. Ariko kamubwire ntago nabanyiye. Igikombe niyo cyaba ari cya plastique. Rero ntizakijyana. Twari cya plastique kubera iki? Icyamahoro ntimwakoramo. Reba no kuri kwimana igihe niteguriye. Nashyushye nagize ute? Ariko reka nze nkwereke.